Alright my people, reka tubanze tubasuze ndetse tubifurize kugubwa neza aho muri hose. Uwiteka abagirire neza kandi akomeze kubahundagazaho imigisha ye. Twari tumaze iminsi tutabonana, nari mbuze ariko I missed you so much kandi murabizi ko ndabakunda cyane, murabakunze bakadasohoka. So I'm back kandi ngarutse neza mu mavuta meza n'imbaraga nyinshi. Reka nkomeze rero mbabwire ngo mugubwe neza aho muri hose. Kino cyumweru kize kubera ikimigisha gusa, Imana ibarinde ibyago aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku nkuru iri kugenda icaracara hirya no hino, ni ifungwa rya Fatakumavuta. Uyu Fatakumavuta mbibutsa wenda kubatamuzi ko ni umwe mu banyamakuru bakorera kuri YouTube cyangwa no ku zindi social media zitandukanye hano mu Rwanda. Ndetse akaba ari n'umunyamakuru kuri radio imwe hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero ni nyuma y'igihe kinini yagendaga avugwaho byinshi, rimwe na rimwe ribu ikamuhamagara kongera akagaruka bitewe nuko bagendaga bamukekaho ibintu bitandukanye, ariko cyane byanagaragaraga ku mbuga akoresha mu bijyanye n'itangazamakuru akora, birimo kwibasira abantu cyane bafite aho bahuriye n'akazi k'umuziki cyangwa se industry y'imyidagaduro muri rusange. Ahangaha tubibutsa muri bamwe yagiye yibasira cyane ndetse bitagiye bishimisha benshi mu bakunzi babo. Mu myaka ashize murabizi umugabo witwa Meddy yagiye yibasirwa cyane n'uyu mugabo Fatakumavuta. Ni nyuma yuko yagendaga atangaza amakuru ari, navuga ko agomba kuba ari amakuru ari private, kuko sinumva uburyo ki umuntu ajya kumenya ngo umugabo n'umugore barwanya ataba muri urwo rugo. Byanga byakunda haba harimo kurengera ndetse no gutandikira mu makuru yagendaga atangaza. Murabizi yagiye yibasira cyane runo rugo rwa Meddy, abantu benshi birababaza ati Meddy yirirwa kwitwa n'umugore, ndetse ibimvuga ko bigenda binagira ingaruka cyane ku bakunzi baba bahanzi. Uyu mugabo yibasira cyane ko burya itangazamakuru ni ikintu kinini, kandi amakuru yose umuntu atangaza ntabwo ubuze ahantu ari bugarukire. Mu bantu rero ageraho harimo babandi bakunda abo bantu uri kuvugaho, harimo n'abanga abo bantu uri kuvugaho, cyangwa se akabona babandi bafata nk'icyitegererezo bantu cyangwa se abo twita idols. Ubwo rero iyo utangaje amakuru mabi ku muntu byanga byakunda aba ari buze gutanga impact itari nziza ku ruhande rumwe, ndetse akagira n'indi impact nziza. Ariko noneho bikaba akarusho cyane ko biba bibi iyo amakuru atari aya nyayo, kuko hari isura nyine cyangwa se ishusho utuma abantu basigara bafite kuri uwo muntu. Rero niyo mpamvu mu bintu byose byagiye bigaragara kuri uyu mugabo byarimo kwibasira abahanzi, ndetse anagenda bateza rubanda ku ma social medias, ndetse abavuga amagambo atari meza kandi buri wese atashyigikira. Nujya kureba neza uraza gusanga ibyo nta muntu n'umwe wakabishyigikiye, ndetse ibi byagiye bituma inshuro nyinshi ahamagarwa kuri ribu, ndetse ribu ntigire ikimukoraho cyane, ndetse binageraho atangira no kubona ku rwego rwa ribu nta kintu rumaze. So rero ubu ngubu akaba ari mu maboko nyine, akaba afunzwe, ndetse tukaba turi kwibaza ngo ese Fatakumavuta araza kugaruka nk'uko bisanzwe bigenda, dore ko kenshi baramuhamagara, ndetse nza no kuza kubumvisha amwe mu majwi Fatakumavuta yigeze yigamba avuga ati ngewe aho bigeze ntabwo nzongera kwitaba urwego rwa ribu nirumpamagara rumbaza ibintu byo kuvuga ku bahanzi. Izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko ntazongera kwitaba ribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Murakoze. So rero ntago Fatakumavuta ariyo kesi yo kuri Meddy gusa yamuranzweho, kuko nituza kugaruka no mu minsi ishize muribuka ubwo umugabo witwa Theben Benjamin yakoreraga igitaramo i Musanze. Hari imwe muri video mwabonye muri benshi, wenda hari n'abatarayibonye, yagiye icicikana ubwo yari ari kwifotozanya n'umukobwa, ndetse akaza gukora ku ishango umukobwa yari yambaye, ndetse iyo foto nako kavidewo kakaba karacyaracyaye. Ibi rero Fatakumavuta yanabyuririyeho cyane ko wagira ngo sinzi ikintu abapfa n'ibi byamamare,
abyuriraho avuga amagambo atari meza cyane ndetse arimo gusesereza ndetse yanatuma umuntu udafite umutima ukomeye ashobora no gusenya. Wumvise nk'ibi biri kukuvugwaho byanga byakunda nk'umuryango ntabwo ari byiza kabisa, ntabwo ari byiza. Umva nk'aya magambo ufata ku mavuta hano yari ari kubwira Theben. ariko njyewe nk'umuntu uzi Theben ndamucalenjinze Theben natwereka inda. Izi rero ni zimwe mu mpamvu zituma Fatakumavuta agaruka cyane mu rwego rwa RIB kubera ibyo agenda avuga kandi yumva ko bidakwiriye kabisa nk'umunyamakuru ndetse no kuba yafunzwe. Ntekereza cyane ko ibi biri mu mpamvu nyamukuru kubera ko agenda yibasira inzego zitandukanye kugeza aho ushobora no gutangira guca urwego rw'igihugu nka RIB amazi uvuga ati ntago runo rwego rwose ntago nzongera kurwitaba. Ubu utangiye kugaragaza ko ushaka kugenda hejuru y'amategeko kandi n'ubundi nta n'umwe uri hejuru y'amategeko, kandi nyine uru rwego ruba rwarashyizweho na leta rwabanje gukorerwa ubushishozi ndetse n'abaruhagarariye baba barabatoranyije bababonamo ubushobozi bwo kuba bayobora urwego. So rero niyo mpamvu twaboneraho no kubwira abanyamakuru bamwe na bamwe ko iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bahindure imyitwarire. Ntago bikunze ko itangazamakuru ryagakwiye kuba rimeze nk'uko rimeze mu Rwanda, aho usanga buri munyamakuru yivugira ibyo abonye. Itangazamakuru rigira imirongo ngenderwaho kandi rikagira n'ibyo riziririza. Mujye munamenya ko inkuru yose mu gihe idafite source nziza ishobora kugira ingaruka ku baturage cyangwa se kuri ba bantu bose baba bari buze kuyumva. So rero ikiba gikenewe cya mbere ni ukugerageza ugatohoza ku makuru uvuga ndetse ukamenya nabo ugiye kuyaha, kubera ko amakuru dutangaza aba ari buze kugera mu byiciro bitandukanye by'abaturage kandi n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Ubwo rero ayo makuru iyo utayitondiye gato yashobora kukugeza kure cyangwa akakwangiriza ubuzima bwawe, cyane ko nubwo umuntu aba ari kubikora ashaka amafaranga, ashaka imibereho, ariko ntabwo byagakwiriye kuba nabwo inzira yo gufata abantu ngo mubakinireho mutangire gukora content zituma mwebwe mwinjiza ariko ziri buze kwangiriza amazina y'abandi n'imibereho y'abandi, cyane ko ku bantu muba muvugaho cyangwa tuvugaho kenshi buri munsi usanga abo bantu bafite ababishingikirizaho cyangwa se ba bantu bitaho mu buzima bwa buri munsi. Rero inkuru yose ushobora kuvuga ku muntu byanga byakunda ibiri buze kumugiraho impact mbi ndetse ikagira na impact kuri ba bantu areberera. Ibyo rero bikaba byateza impagarara mu muryango w'uwo muntu wibasiriye. So please, we need to be professional. Tugomba gukora n'umwuga neza kugira ngo n'ibyo dukora bihabwa agaciro. Ntago nyine nubwo ubu ngubu buri wese buri munsi abyuka agafata microphone agafata kamera akagenda agatoza inkuru ashatse, ntabwo byagatanze uburenganzira bwo kwibasira abandi bantu, ndetse wenda bizanatekerezweho kugira ngo abantu babe professional, kugira ngo buri wese ajya akora ikintu yabanje gutekereza n'ingaruka zacyo, tubikore neza kandi dukomeze tunubake societe nyarwanda. Rero Fatakumavuta turaza gukomeza gukurikirana amakuru, turebe ese biraza kurangira bite, tunamenye nyirizina n'ibindi byaba byatumye aka kanya aba afunzwe, ndetse uko tugenda tugira n'andi makuru atandukanye turaza kugenda tuyabagezaho. Ibi rero biri kuba kuri Fatakumavuta ni ibintu bimaze iminsi biri kuba hano mu Rwanda cyane, murabizi nayago mu minsi ishize uko byari bimeze, amagambo yagiye avugira ku social media, uretse no kuri Yago na Sabe yavuzweho byinshi. So ibyo byose rero nibyo bigenda bigaruka mu matwi y'abantu ndetse biri no kwangiriza itangazamakuru ryo mu Rwanda muri rusange. So rero kandi na RIB nayo ndabona ko yahagurutse kandi ibiri maso kugira ngo inareberere rubanda rugufi n'abandi bagenda bagira ibyo bavugwaho muri iri tangazamakuru. So rero buri munyamakuru wese nge namubwira ngo be aware, mutangire mutekereze ku bintu mushyira ku macano yanyu cyangwa se mutangariza abanyarwanda, ndetse hazemo discipline n'ubumuntu. Amafaranga burya
aza kubera ko hari abantu, mu gihe hatari abantu nta na kimwe cyakunda. So rero reka dukomeze dukurikirane turebe ko biza kurangira kuri Fatakumavuta, ndetse mboneraho no gukomeza kubifuriza kugubwa neza. Iyi ni Lengo Entertainment cyangwa se Lengo TV, dukomeza kubagezaho amakuru atandukanye ndetse mbifuriza no kugubwa neza. Ciao, ngiye Munyite Masifa. I love you so much kandi aho muri hose, God bless.